Action. Yes, Pacifique mwebwe mudukurikiye hano kuri Top Kivu News Kinshasa. Antoine Felix Tshisekedi mwoka byanwe ukuniko kuri ubwo bamumaze kumutaha akoze igikorwa navuga yuko iki gikorwa kigaragaza ubwoba ndetse no kwikanga yuko ubutegetsi bari bumumukureho cyangwa se Kinshasa bari buyimufatane. Iki gikorwa akoreye hano muri Katanga ni gikorwa bwoko ki. Iki gikorwa keretse intare za Sarambwe ibindi bimenyetso bigaragaza yuko urugamba rukomeje kandi nta nahantu urugamba rugomba kugira gute rugomba guhagararira habe na gato. Iki ni gikorwa ki turaje tukibabwire rero mu makuru arambuye kuko iyi ni incamake. Bana Pacifique yandi makuru nanone mu yandi makuru bwana Fils ibintu byakomeye gute rero turasinanze kizi gutega kanyobwa. Iyo uvuze akanyobwa subwo gutega akanyobwa ni ukuvuga gute yabateze umutego ariko umutego yabateze birangiye uhitanye Fardese na bagenzi babo ubu tuvugana induru ziri kuvuga bari kurasana bari gucuranga igikopo barasana bo bwabo ayo namwe mu makuru tugiye kugarukaho byagenze iki bibereye byose turaje tubibahereze nta kintu na kimwe turi buze gusiga inyuma sibyo gusa twirwaneho hano muri Rugezi ikoze ikindi gikorwa cya kasamutwe kuri General Neva w'uburundi yari ni na president ni General Furu ibirokoroko byose biriho akaba noneho na president w'igihugu cy'u Burundi amadubu aramuhahamuye amadubu abasirikare be yohereje ari ngo bamubere abakomanda b'urugamba barabishe ndetse n'abandi babaherekeje bose barabishe hano muri Rugezi. Gute rero byakozwe gute ni bande bapfuye ese byari bigenze gute kugira ngo babice nibyo rero tujye kuza tubahereza akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Yes niko bimeze ni nako kandi turi buze kubabwira ko intare za Sarambwe zifatanyije n'amadubu bongeye gukora ibisa n'ibitangaza maze batungura igisirikare cya Angola babateganaho navuga nanone n'umutego navuga ko babateze ikintu cya danje kigaragara hanyuma baza kwirara birangiye baguye mu mushibuka wa kasamutwe ese bibereye hehe bigenze bite ibyo byose rero ndabizi mukeneye kubimenya niyo mpamvu Pacifique na Fils duhari kugira ngo tubibagezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hanyuma ari bwana Fils ijambo Uvira riraza kugaruka muri aya makuru ahubwo Uvira riraza kugarukamo tubabwire uko bimeze Uvira ishobora kuza gutahuka nguko rero bwana Pacifique rero reka dutangire amakuru tubwira abakunzi bacu tubifurize kugira icyumweru cyiza abagiye gusenga mwese abasigaye mu rugo abari mu kazi nk'abaganga turabasuhuje mwese tubifurije kugira umunsi mwiza w'icyumweru cyiza namwe muri kuruhuka abari bugira anniversaire mwese Imana ikomeze kubana namwe neza cyane 5/5 ari nako kandi tubasaba ngo mudukandire like mw'abantu mwe tuvuye gusenga tugashima Imana yuko yaturinze hanyuma rero tukanashima Imana ko mukomeje kujya muduha like ndetse munakanda subscribe abantu bashyashya mudukandire subscribe hanyuma namwe dusanganywe umuco ni wa wundi no gukanda kuri like mukibona iyi video ako kamwanya ikikugeraho bijye bimera nk'umuco nyine witukanda hanyuma rero byarangiye reka dutanga amakuru twamaze gutegura tugiye guhera kubijyanye hari amakuru watangiriyeho niyo ngira ngo uhereho ubundi niho umuntu aba agomba gutangirira yego ni gute rero Tshisekedi tuvuye kuri biriya byuriya muzungu wapfiriye hariya muri Goma cyane ndetse n'umushibari no kuvuga ko ngo hashoye kuba ngo hari abayobozi ba M23 ngo bahapfiriye ariko nibaza kuki batabitangaza kuki batabitangaza none nabo bavuze yuko ngo ari abasirikari ba RDF bahapfiriye mu gihe byaso impamvu twebwe tudatangaza amakuru nkanga y'ibihuha ngo yaba yatangajwe ntago nge nayatangaza ariko napfa kuvugaho gutya dutegereza ko babivuze dutegereza confirmation ituruka mu ntare za Sarambwe yemeza ko baba barabapfushije cyaba rero uvuye kuri ibyo ngibyo Kinshasa nukuvuga ngo Tshisekedi ubundi buriya igisirikari nigikora igikorwa runaka cyo kuba bakavansa mu rugamba cyangwa bagatsindwa byose buriya president ababizi ababifitemo uruhare gute rero ni binoneho tuvuye aho ngaho hano muri Goma kubyahabaye twerekeza hano muri Katanga murabizi ko umutwe wahavutse bakavuga ko ngaru M23 yawushinze ngo bari kuwutera inkunga ngo n'u Rwanda byose bigafatanya ibiki n'ibiki Tshisekedi yamaze koherezayo amakamyo agera kuri 12
12 y'abasirikari n'ibikoresho, amakamyo 12 arimo ibikoresho n'abasirikari bo kujya kugira gute guhangana n'uriya mutwe. Ibi ngibi bigaragaje iki rero? Urugamba rwari muri Katanga ntago ruratangira neza, ariko yamaze kuba avuga ati aho kugira ngo aba bagabo batangire bisuganye mu buryo tutari kubereka yuko natwe dushobora kubarwanya, reka tubanze twohereze abasirikari babanza kujya kubacubya mbere yuko bafata umurego. Tubanze tubereke yuko byibura turi kubacubyamo gakeya, nabo tubanze tubakoroge mu mutwe. Hanyuma rero bwana Fils, niba iyo nkuru maze kuyitwatura neza cyane uyishoje, ndagira ngo nyemerere twinjire ku buryo ki MV turateze kano kanyobwa abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo uko byagenze. Hanyuma no magambo make cyane ngiye kubisobanura nihuta cyane kugira ngo dukubite tubangura tujye no mu yandi makuru umashyashya agezweho. Ahanga amakuru rero aragira tuti ngo Fils, amakuru yatugezeho none angaha na amakuru avuga ko MV3 abasirikare ba FARDC bayibonye iganira n'abazarendo batatu bari kuganira nayo. Abo bazarendo nabo umugabo bita Gidoshimirai ni ubayoboye hano muri territoire ya Warikare, murabizi neza cyane mu gace kitwa Pinga Bushimo, hakurya mu gihe MV3 iherereye yitwa Petit Katobi na Bihendu. Ibi rero bikaba byabaye mu gihe hari igitero cya drone ya kamikazi cyarashwe hara ku kiraro cya Minjenje. Ni uburimo winjira no za Mpeti neza cyane uri muzamuka werekeza iyo ngiyo. None abasirikare FARDC rero baje kwataka bazi ko abasirikare ba Gido ubwo nyine ndavuga zino za wazarendo zamaze kwinjira yo zigiye guhangana mu veturu. Kumbi ngo zinjiye zijya kugambana. Zijya kugambanira FARDC. None abasirikare ba FARDC urabizi nta mikino bafite mw'iyi minsi, bari gushaka itsinzi ku bwinshi. Babitojwe n'abafaransa babibwiwe kenshi gashoboka kumva ko nyine gahunda ari gushaka itsinzi. Anga nta kindi cyabaye, bahise babarasana icyarimwe, babarasi icyarimwe. Baba barasha abazarendo babiri. Uyu mugabo Gidoshimirai nawe bimwanga mu nda, aravuga ati gute banyikira abasirikare kandi bagiye kuri misiyo, bagiye ku rugamba duhanganye. None abasirikare ba Gido burya bafata nk'abamana kuko abona ari abantu b'intahemuka. Abazarendo yarabitoreje ni ubigaburira buri kimwe cyose ni ukimenya cyabo igisabwa. Ariko wazarindira hibuka ntiyamenya yuko MV3 nguwo ari umutwe yamaze kubakina. Kugira ngo ubwabo barasane. Ewa na MV3 agiye hejuru ku musozi yirebera movie, yirebera agafilimi k'aba basirikare bari kurasana. Uyu Gido yarebye movie. Uyu Gidoshimirai ni umuntu utagira tolerance, ntajya torera habe na gato. Subizi uyu ngo yaraswa kesha ariko nta sasu rijya rimufata, wagira yararugesheje. Niwe musirikare wenyine urambye muri rugamba, niwe muzarendo araharambye urambye kandi akaguma mu gace kiwe ntibakamukuremo. Niba mbeshye mu nyomoze uyu Gidoshimirai agiye mwatangiye kumwumva yibere muri za Warikare ntigeze ha muri Warikare reba bakabidi ibyo ibyababaye baramwumvishije no muri Nyabyondo, harya Nyabyondo siba Masisi ni muri Masisi. Ngiye riho bwa mbere namwumvishije hari, ariko yarimutse wewe ahasiga uwitwa Kabido. Kabido sumuzi we yahasize. Ubundi hari Gido na Kabido. Abo ngo rero Gido ari muri Warikare, Kabido yamusize muri Masisi akubitiwe mu yerekeza Rubero. Ariko nanuze aho Gidoshimirai ndetse hari yanagiye muri Gidoshimirai, yanagiye muri Uvira Gidoshimirai. Icyo gihe yarwanye n'abawazarendo, arwana n'abandi bawazarendo benshi ndetse n'abarundi arabakubita ku rwego ruri hejuru. Biza kugira noneho bamuviraho indimwe baramurasa hari na wa mugabo yahoze ari n'umudepite bamwita ngo ikiwe mu nyibutse n'umugabo ufite abazarendo hano ahanga muri mu Uvira, wahoze ari n'umudepite wo muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaza kumubabwira niza kuhagera. Icyo gihe baramukubisa hungira no mu mashyamba, ubwo aza kugenda ubwo yerekeje muri kaminuza nawe yarahazengurutse. Gido ni mubi cyane, rega baramuzi. Uyu nguyu rero yabonye bamurasiye abazarendo bwana Fils, urabona umutima agira n'umutima ukomeye. Umuntu wirwanyeho kuva na kera, yimenyeraga ibibazo byiwe, arangije arabarasa avuga ati je niyo nabimbwa sinaba Gido Kabido bambe niyo nabimbwa sinamuka, niyo nabimbwa sinaba Kabido wijoyininze kuri MV3 imubwiye yuko amapeti bari buyamwambure akahita bivamo akongera agasubira kuri Kinshasa bakahita bamufunga. Uyu mugabo rero ndetse n'abazarendo bamwe na bamwe bakagenda banabica. Uyu mugabo yarasanye na FARDC ku buryo bukomeye bwana Fils, ku buryo kugezana n'amasaha MV3 iracyahagaze bari kurebera mu majomeri bareba ngo bageze hehe.
hako ndi nka turabona nahita mbamishamo ibisasu nkabicira rimwe bose ariko icyo ngikundira abihora ati murwane nimwumva araho mugejeje natwe mutubwire tuze tubereke ngaye nguko nuko byagenze haza gupfira abazerendo batari bake cyane Bwana Pacifique ndakumva u Rwanda rwafatiye Amerika ibihano kayoda ejo sibyo twari turi kuvuga sisi twabivuzeho ntabwo iyo nkuru twe twayivuzeho none warabivuze na Neriso ni na Neriso ragiye iyo nkuru u Rwanda se rwafatiye Amerika ibihano gute u Rwanda rwafatiye Amerika ibihano ariko nge ntabwo bizi nabyumvishe gutyo kuko buriya ibintu by'u Rwanda ntabwo nkunda kubijyamo cyane ariko rero nanone hari amakuru nta mikino nyine ntayo bamufatira hako natwe ubundi kwana mungane tujye natwe dufatira ibihano Amerika umuntu agomba kwihagararaho reka bibaye ngombwa ntabonye se ko babakanze bakavuga ati tugiye kwita dukura ingabo zacu mu bice byose zari zirimo gutanga ubufasha gufatira Amerika ibihano Amerika yahise n'u Rwanda rwahise ruvuga ko ingabo zabo bagomba kuzivana hehe aho zitanga ubufasha hose ewana bavuga ati rero nimba ari uko bimeze muzireke bagumeyo tubikuyeho mube mubaretse bagume rwose inkunga babonaga yose irakomeza ize nta kibazo ndetse n'ibindi byose biragenda mu buryo bumerere neza ingabo zigumaho ziri gukora umutekano ariko si muri Mozambique no muri Jamaica Afrika y'Epfo n'ahandi he Central Africa ahantu nk'aho ni henshi yego ziri heshi no muri Sudani bariyo muri Sudani ndashoboka ntago njya nkunda kubikurikirana cyane n'uburyo nabona ko u Rwanda rufitanye imikoranire na Sudani iyo Sudani mvuze ubona abanyasudani bari hano mu Rwanda ku Rwanda baje no kwiga rega buriya n'abarundi n'abakongomani barahiga hano haruguru barahiga kuri Reka barahiga rwose n'abarundi ariko abura nefa ari ku mutima ntuburi hamwe ndetse bura n'umunyeshuri ugiye yavuga ko aje ari maneko hariya ngewe njya mpaca ngasanga bariyo ni ingeri nyinshi u Rwanda se ko ntarwo rutakira nta muntu rutakira rero twerekeze hano muri Minembwe aho bahita muri Rugezi mana yanjye ibintu byabereye wabibonye kwirwana hiti ewana mwabarundi mwe nimwe mwizanye si twe twabazanye cyane reka dusoze isezerano dufitanye reka dusoze isezerano ry'Imana ko yabandikiye yuko mugomba kuzapfira hano reka tubishyira mu bikorwa tutabikoze n'Imana yaduhana tuzabihemberwa n'Imana rero twebwe tugomba kubahiriza iby'Imana yategetse ko mugomba kugira gute gupfira hano ku butaka gute rero babishyize muri isezerano babinyujije mu buhe buryo twirwaneho mu rugamba ruri kubera hano muri Rugezi runanameze nabi ubu tuvugana ubu bamaze guhitanamo abakomanda batatu bakomandinga urugamba babandi babwira abasirikari ati ni gutya hariya niho mwatakira abandi hariya ati mwe mugarutse mwe musubiye inyuma ho gato bimeze nabi muze mwongera mucaginge turatsinzwe dusubireyo cyangwa se hano turimo dukeneye imbaraga zingana gutya nizo twongeramo abo nibo bakomanda b'urugamba ati dukeneye ibikoresho ibi n'ibi ku rugamba bitugira mu gihe iki n'iki tayari abo rero nibo bakomanda b'urugamba baba bari gukomandinga urugamba rero twirwane uyu nawe kumugeraho ntago biba bipfa koroha none waba afite imbunda ararasa rimwe na rimwe abafite n'abarinzi twirwaneho kuba sniper bayo twirwaneho uziko yazanye nayo yatojeje abantu ikabagira abasinepa ntago yabura kubagira ntago yabura kutabagira se ntirebera kuri bakuru babo abasinepa babo ntamenye umubare wabo ntamenye ngo ni bangahe ariko uko byase kose abasinepa bakoze iki gikorwa bari barenze umwe kuko abo bishe batatu bose bari bagize gute ntago ari umusinepa umwe babishe kuko ntago bari mu byerekezo bitandukanye aha rero kuko urebwe umwe yarashwe imbere undi nyuma gutyo kwikubitiro uyu nguyu twirwana yavuze ati Imana yaravuze ati tugomba kugira gute kubahiriza isezerano ryayo ko tugomba kugira gute kukwivugana wowe Felicien tugomba kugira gute kugukura mu mubiri kugukura mu buzima rikarangirira hano muri Congo ubundi nawe baravuga ati rero nk'uko Imana yabivuze ko igeno ryawe rigomba kurangirira hano wishwe n'umusinepa wacu wowe Ngamije Augustine kwenda tayari bye tuzahurire mu bundi buzima si ibyo gusa twirwana irangije ibwira umusinepa wayo aravuga ati ngewe rwose uyu nguyu niyo nteze Jean Paul ko mufite mu gipimo
murangirize cyangwa ntago Imana irabyanzura yuko ubuzima bwiwe burangirira hano taravuga ati itegeko riratanzwe muri ture ni yanzoga bita muri eziko mu Rwanda binzoga bita muri ture yongiye si ndayizi ariko nta inzoga bita muri ture n'inzoga bita muntu rinde ariyo niyo misabwa kuri radio bavuga kuri televiziyo Rwanda icyo gihe bari bazi ibintu ngo nicunga umuntu basenyaga zanganda cunga umuntu noneho hari nindi ngo bita ni nyinshi kono mu Rwanda zirahari yoga by'ibikorano byose mu Rwanda zirahari akayabo noneho rero tuve ku izo nzoga nuko nyine ebana avuga ati muri ture nta kundi byemejwe uyu nguyu nawe niyo nteze Jean Paul tayari abayitabye Busizori ngaye ngo korera se ni Busizori yitabye witeka mwana Busizori byose yitabye Imana se buriya yitabye Imana erega abasirikare nta byaha bagira buriya wasanga yitabye Imana na neva apfuye nubwo ubona bimeze kuri buriya nawe ntabwo yakita wa satani neva wafite ibyaha byinshi neva ni general reka nkubwire none se iyo yohereje abantu kujya kwiba amabuye ku ruhande rwiwe ntajye ku gihugu urumva akohereza abandi ngo bajye kubica ku ruhande ibyo ni ubusirikare icyo cyatwakita mu kifi icyo ni cya gisivile cyanyine uhari aba yagiye muri civile mu byaha bimwe na bimwe muri leta bigira amazina nk'icyo twakita ngo ikira ubusahuzi kwaza ubushukanyi kwiba ukoresheje imbaraga z'undi kwica kuvogera igihugu cy'abandi yego guteza umutekano muke mu gihugu cy'abandi kwivugana abaturage b'inzirakarengane byinshi cyane bamushingiye kwivugana abasirikare ugamije inyungu buriya wabimenya neza baramutse bamuhiritse habaribu ibayo nyine ibayo sinzi ukuntu yitwa ngo ikiribu y'uburundi mutubwire buriya baramutse bamuhiritse hakajya undi mu perezida bakamufata bakamujyana muri ribu yaho nimba ibaho ubwo baratubwira muri comment ribu ni Nyarwanda buriya se twahita bibu kuko ribu buriya iriya itangira ni Rwanda ubwo investigation bureau noneho buriya twavuga Burundi investigation bakoresha igifaransa bureau de investigation do Burundi yego nibyo mutubwire muri comment ntago tubizi ushobora kubivuga ukumva nibyo ariko ubwo wenda ariko bayise utekereje ko iryo zina ryaba wenda n'abariko baba bayise ubwo yaba yitwa mu magambo ahinwe ameze nk'aho mu Rwanda bibu ariko muri Congo nabonye ngiriyo hari umuntu wadukoza yaratubwira ngo muri Congo ribiriyo ngibayo yitwa city ni nka city yo mu Rwanda nyine byashoboka nuko rero uyu nguyu neva baramutse bamujyanye muri iyo ribu yaho reka bariko tubivuga nimba ihari cyangwa mu bushinjacyaha bwaho icyo gihe ni ribu nitagira nibwo wavuga ati ibi byaha nta n'umuntu wanabikora uyu nguyu uriya ni ntuze wa kabiri harya Salomo ni wakoze ibyaha byinshi ninde uriya bavuga ko Yesu ari wakoze ibyaha byinshi bigatuma napfa nyine akajyanisira none se ntibamubambye bamushinja guhigusana ubutegetsi bundi busimbura ubwari buriho kugumura abaturage kubeshya abantu ngo abatuburira byose ariko wanamungani Yesu niwe munyacyaha byambere aho yashanda umukristo Yesu yaje kuducungura yikoreye ibyaha byacu ariko arafite byinshi byacu yikoreye ibyaha byacu byose ajya kubibambirwa niyo mpamvu byanjye yikoreye nari niho se ngabyikoreye niyo mpamvu ufite amahoro utazatuma nigera mu ijuru ngewe nta byaha Yesu byanjye yigeze yikorera kuko icyo gihe sinari naho nimba nari nariho nta byaha nagira ntabwo mwemera Yesu numva bamuvuga nyine ko ariho oya Yesu ari mu ijuru mu isi yara n'iryo juru sindanebone sinzi n'ahantu riri niyo mpamvu utamwemera njye mwemera nk'umwana naho bavugaga hejuru iriya hari iyo ngindi mibumbe y'akasamutwe ngo za Jupiter Neptune Mars Venus Soleil n'ukwezi na muntu n'ukwezi Yesu abaho niyo mpamvu tubayo duteka ntabwo wamenya ahantu ariko nigeze mbona ubushakashatsi bavuga ko ngo buriya ngo na Eden iba hariya muri Tanzania ngo niho yabereye ubundi ngo Yesu yavukiye rero buriya uziko Bikira Mariya ahubwo ashobora kuba hari ubundi mubumbi utazwi buri Imana ibaho ntiwamenya
ubumbe w'ijuru ninde se wamenya imikorere y'Imana ntiwamenya ahantu abandi bavuga ngo Imana ngiba muri twebwe mu ngomo hano imbere mu mitima simbizi abandi bakavuga ngo iba hejuru iriya oya Imana ibaho abandi bakavuga ngo iba hano mu isi ahantu hose ntabwo wamenya ahantu iri irebere hose icyarimwe Pacifique rero ngaho ngukurire amakuru nuko twirwanaho irabikoze neza cyane hano ariko nubundi butuvugana urugamba ruracyarimo abo nibo dushoboye kumenya ushobora kumva ni mugoroba ngo twirwanamo nayo bayikozemo ntiwamenya cyangwa yabakozemo nuko rero turacyategereje ngo tumenye uko bimeze nuko hanyuma rero bwana Fisi ukiva ku byo rupfu rw'aba ntago bapfuye ari bonyine ariko nuko utabisobanuye ntago bigeze bapfa ari bonyine ntago bapfuye ari bonyine kuko bwana Pacifique ibintu ntago babyoroshye nuko nyine nibyo hanyuma rero twihuse cyane reka tujye mu yandi makuru babwire yuko abasirikare ba Angola abasirikare ba Angola bagire batya baze kubona agakundi k'abasirikare ba M23 maze M23 sha kamubwiza ukuri bavuga ngo sinari naramenya kanyobwa icyo ari cyo ariko nabibonye natangiye kugenda bisobanukira ukuvuga ngo gukaranga kanyobwa uza ahantu byavuye iyo mvuga ubundi ntabwo yagakwe ko nizatirima abantu bihimbira uwo ni yanga wayizanye wa musobanuzi w'amafilime mwetabye Imana Imana imuheri ukora idashira mukunda ute shana nkunda ijwi rye cyane ukuntu yasobanura si ijwi rye ndamukunda kuko yakiranutse cyane mu nyuma akava mu byo yakoraga akavuga ati gembohoke wite oya njye atarana bivamo hose naramukundaga byose ariko nyine umuntu agenda bikusanya kuko ntabwo njye navuga ngo ukabona ura mugabo akazi ke yagakoze neza nta byageraga yaratukanaga cyane mu mafilime ujye wumva ukuntu yavugaga aratukana mwana birabitutsi n'iby'abantu ngayo guko rero yaje gukizwa aza kwitaba Imana rero imuhe uruko ridashira turanamukunda cyane hanyuma rero bwana Fisi M23 nubwo wumva yabivuze uwo mugabo yavuze iby'ukuri yavuze ibibaho M23 agize gutya ishyira abasirikare ahantu ku gasozi bayo bakeya baringani hanyuma abasirikare bangora baza bababona avuga ati reka tubatungure bagenda bububa wari wabona impyisi ingwe igiye gufata nka kagahene kagasozi bitisha cyangwa ukuntu igenda yububa ntimenye yuko yamaze kwitera imboni kare irimo nayipanga ukuntu itayiruka noneho batangira kurasa kwa abasirikare nibigeze ngo babasubije nka kabiri bahita bahunga ngo bataraswa abasirikare rero babonye bahunga bati bure M23 turabashoboye bagira ngo barabatsinda bazamuka ari igikundi ari gihirira ari beshi cyane bagenda bazamuka intwaro zaba bagira ngo bahamagara n'abanyatanzania baraza kumbi ntare za Sarambwe zari zamaze kubategurira ambushi y'akasamutwe barinjira bamaze kwinjiramo neza cyane bagiye kumva bumva igikopo cya mashini gani n'intwaro zikaze cyane bitangiye kuva babatera ibintu barabakubise induru ziravuga abasirikare bangora uko abonye Tanzania yagiye uraje nawe utangire kujya bake bari kugenda ahubwo ikintu cyantunguye muri urugamba harasubimo abasirikare ba South Africa hari umuntu ushobora kuba atagejeje kuri uyu munota dukurikiye Makenga ejo bundi yatanze mu nama yabaye hari ubutumwa yatanze bugenewe abasirikare buri ku rugamba hari ijambo yababwiye arababwira ngo ni mwebwe mizero yacu ni mwebwe burinzi bwa nyuma dufite buri ku mirongo y'imbere ku rugamba urumva iryo jambo ko nukuri ni mwebwe burinzi bwa nyuma dufite ku mirongo y'imbere ku rugamba bishatse kuvuga iki bamenye ko nyine ari bo bagomba kurinda nta bintu by'imikino bagomba kuzana kuko barateshuka gatoya barahita bagira gute batangana bagenzi babo nuko rero bagomba kudefenda niyo mpamvu ubona bari gukora ibishoboka byose bagakora izambushi bakagira gute byose nuko kandi nuko mezera bwana Fisi ambushi yaguyemo abasirikare b'abanyangura benshi ndakeka amakuru yari nayo yego yarayo ngayo reka dusoze naho mu zindi update ziri buze kuza ndakeka turi buze kongera amakuru ku masaha y'umugoroba kongera saa 12 gutyo ako turaza guhura kuri Radio France ntaribi dusubire mu yandi makuru aza kuba ari imbere bye bye.